ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka tureberane uburyo ushobora kuba wapostinga kuri channel yose ushaka. Ese uburyo ushobora kuba wapostinga video yawe kuri YouTube cyangwa iya Rocky Entertainment. Rocky ni umuntu uhagaze neza nyine kuko umuntu cyangwa se ku bantu bamukunda n'ibyo hari kumwamamaza, ariko uburyo ushobora kuba wapostinga kuri channel post yawe ushaka kuko ihari cyane. Reka nkwereke uburyo ushobora kuba wapostinga kuri channel z'abantu bakomeye hano mu Rwanda kandi mu buryo bwiza bizemewe n'amategeko, ku buryo nta tegeko na rimwe rya YouTube waba uzihererekeye hano kuri YouTube. Yose nabaye ikaze ukoresha Instagram ndetse no subscribe hano kuri Mukire Entertainment. Uyu mwanya ko wakora subscribe ukande like ubundi tukizo muri comment. Ubu rero ushobora kuba wapostinga kuri channel ya Rocky ndetse n'abandi basitari bakomeye hano mu Rwanda. Uburyo ibyo hejuru kuba rero ibyo kubereka hano kuri telefone ubona hano kuri screen biragaragara neza, aho wagira ikibazo utwandikira muri comment ubundi nacyo kizakora izindi video imbere. Ndabahaye ikaze rero nk'ibisanzwe kuri Instagram kuba wapostinga rero kuri channel y'umuntu runaka ni ibintu bikunda kabisa. Urugero reka tujye kuri YouTube. Urabona ko hano ni YouTube Mukire Entertainment. Ndabibona bitewe n'uko ubona internet igenda nyine bigenda bishimisha, ariko namwe murajya mutubwira uko mubyumva. Hano rero turi kuri Mukire Entertainment. Nk'uko ubibona uraza kuri channel yawe, abantu bose mwatangiye cyangwa se mu muziki cyangwa se ufite email nabyo ni ibintu bikunda. Urabona ahangaha handitse ngo visit community nk'uko ubibona ahangaha nyine niho hantu hagufasha kuba bareba niba warafunguye ko abantu bemerewe gusohoka kuri channel yawe cyangwa se niba batabyemerewe. Ahangaha rero handitse ngo visit community, iyo uhatwitse cyangwa se uhafunguye urafunga ukaza ahangaha urabona ko hariho post zanjye. Ubona iyo post hariho post igaragaza YouTube channel iri kumurishwa. Ese ni rero channel iri kumurishwa cyangwa se channel ikunda channel iri kumurishwa nk'uko ubibona kuri ino post ya mbere maze gupostinga wahamagara kuri nimero iri kuri screen yawe. Channel iri muri size, urabona ko ifite amasaha, ifite subscribers, yatangiye kwinjiza amafaranga. Iyi channel nyine iri ku isoko, niba uri tayari nyine wahita uhamagara nimero iri kuri screen yawe nk'uko ubibona. Iyi channel iri ku isoko kandi irananikiye, niba uri tayari nyine uhamagara. Hanyuma ndikubereka rero uburyo ariko iyi post na postinze kuri channel yanjye nyine bivuze ko nyine nemerewe postinga kuri channel yanjye nk'ibisanzwe. Hanyuma rero ushaka gupostinga kuri channel y'abandi cyangwa se ushaka kwemerera abandi bantu gupostinga kuri channel yawe, uzaza hano hantu handitse ngo community setting. Hano handitse community setting. Iyo uhafunguye uraza ukabona ahantu handitse ngo who can post. Iri ngiri niwe uzari setting. Ushobora kuza hano ugakora hano handitse ngo on ukabifungura. Iyo umaze kubifungura rero uzaza hano kuri subscribers iri setting. Iyo umuntu yemerewe gupostinga kuri channel yawe, umuntu nibura wasubscribinze akaba ahuye nk'ikimwe subscribinze akaba ahuye nk'ikindi subscribinze, uwo muntu yemerewe gupostinga kuri YouTube channel yawe. Ibyo byose ni bityo ubisetinga. Ukaza ahangaha handitse ngo week ukabisetinga. Niba azapostinga hashize umunsi umwe, niba azapostinga azemerewe gupostinga ariko hashize ukwezi cyangwa se icyumweru asubscribinze, ibyo byose uzabisetinga nyine izawe iyo urangije ukora save nyine. Ubwo buri muntu wese akaba yemerewe kuba yapostinga kuri channel yawe. Bivuze ko abantu bose bafite channel bakomeye b'abasitari bakomeye hano mu Rwanda babashije gufunga iyi setting. Niba barayifunguye bivuze ko nawe nyine yemerewe kuba wapostinga kuri channel zabo. Batangira babwira nti ushobora gupostinga kuri YouTube channel ya Rocky Entertainment. Niyo musitari narebye ntanga nk'urugero nyine mu rugero reka dufunge YouTube channel ivuze turebe uburyo nawe ushobora kuba wapostingaho video yawe, ifoto yawe, channel yawe, byose wabikora kandi mu buryo bwemewe n'amategeko hano kuri YouTube. Urabona channel ye ni ngiyi, uraza ukayifungura nyine ukaza ahangaha
ukayireba ukorera channel hanyuma ukaza handitse ngo visit community urafungura ukaza ukareba hanyuma ukareba ngo poste z'abafana ndetse na poste za nyiri channel urabona ziri abantu bapostinze harimo poste za nyiri channel ndetse na poste z'abafana niba ushaka kureba rero poste za nyiri channel uzaza hano handitse ngo creator post iyo wakoze ireba poste muri channel iri ya uploading ukabona ko izo post ari izindi post muri channel iri ya uploading hanyuma ukaza ukazibona hanyuma ushaka kureba iz'abandi bagiye bapostinga mbese uraza ukabirebera ahangaha nyine ukareba uburyo ibintu biba bimeze abantu bose bagiye bapostingaho urabona ni abantu benshi cyane ni amacane menshi cyane izi zose ni channel zapostinze kuri YouTube channel ya Rick Entertainment izi rero ni agaposting YouTube yazanye gufasha abaviewers kuba baza gusapotinga cyangwa se n'abapostinga kuri channel z'ibyamamare abafana tuzi rero nawe uba ukwiye kumenya nyine nawe tukagufasha kuba wazamura channel yawe wapostinga ibintu nyine kuri channel z'ibyamamare mbese ufana nyine umaze kubona ko ari ibintu bikunda nawe kuba wapostinga kuri channel z'abandi ibintu bikunda neza cyane umaze kubibona ahubwo bikwandikire muri comment uzi like turakora like ubundi urakoze cyane twese narashimiye hano kuri Entertainment